Murakaza neza kuri Lega Stocks. Uyu munsi tugiye kubagezaho inkuru y'urukundo rwa Rugumi Saidi ndetse n'umumama witwa Alia Kuru. Aba bombi bakundanye nyuma y'uko bivuzwe ko Rugumi Saidi yakundanye na Mutesi Jolly, urukundo rwagurumanaga. Reka tubive imuzi kandi ntiwibagirwe gukanda subscribe. Uyu Rugumi Saidi ni umunyemari wo muri Tanzania, avugwaho gucuruza intwaro ndetse n'izindi business harimo n'iz'amavuta. Uyu kandi ubusanzwe ni umudivorce, afite abana babiri, umukobwa ndetse n'umuhungu. Mbere y'uko bimenyekana ko akundana na Mutesi Jolly, ubundi yari asanzwe yiturije. Gusa byatangiye kunugwagwa ubwo yateraga comment nyinshi ku mafoto ya Jolly. Ikindi kandi abantu bashingiragaho bavuga ko uyu mushoramari akundana na Jolly ni uko mu bantu yafollowingaga babiri gusa Jolly nawe yari arimo, kandi nta wundi muntu afollowing usibye business ye. Ikindi kandi aba bombi mu mafoto basangizaga abantu cyangwa se abakunzi babo, babonaga ahantu Rugumi Saidi yifotoreje ari naho Mutesi Jolly yifotoreje. Ikindi kandi ukabona rwose bahuje urugwiro. Nubwo aba bombi bababazaga ku mubano wabo bakaryumaho, gusa n'ubundi amaso y'urukundo niyihishira. Gusa bidaciye kabiri hatangiye kuvuga ko bano bombi baba baratandukanye, bigendeye ko buri wese yanze gufollowing undi kuri social media. Ikindi kandi wabonaga batagishyiraho amafoto y'ahantu bahuriye. Bamwe mu bafana babo cyane cyane Mutesi Jolly batangiye kuvuga ko Jolly yaba yarishakiraga amafaranga, akaba ariyo yamaze kubona agahita yigendera. Ibi byose ariko byaje bishimangirwa n'amafoto yashyize hanze Jolly ari mu modoka ye nziza cyane ya Barabasi, ndetse avuga n'agaciro kayo. Abantu benshi bashidikanyije bari kuvuga ati si umukobwa akora iki, bigendeye ko iyo modoka itunze abantu babonye amafaranga mu Rwanda. Bidaciye kabiri uyu mukobwa yerekanye inzu ye, abantu benshi bavuze ko imeze nk'ikigo cy'amashuri, ariko byari ukubeshya ndetse no kumuharabika. Ikindi kandi uyu mukobwa nyuma yaho yerekanye inzu neza, ndetse abantu benshi baratungurwa cyane. Bavuga ko iyi nzu ari imwe mu zihenze mu Rwanda, kandi ko nta muntu wapfa kuyigerezaho ari gafifi. Uyu Mutesi Jolly nanone yavuze ko iyi nzu yamuhagaze miliyoni y'idolari, bivuze ko ari miliyari y'amanyarwanda. Abantu benshi muri comment ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye bagiye bibaza iki uyu mukobwa akora, ndetse batangira kubihuza n'uyu Rugumi Saidi bavuga ko ariho umuha amafaranga. Ibyo nubwo babivuze gutya, ariko uyu mukobwa yavuze ko atari ko bimeze. Avuga ko ahubwo mbere y'uko bavuga ibyo batazi bazamanza bakamenya icyo akora, cyane ko afite business nyinshi zigiye zitandukanye. Abafana bamwe na bamwe be batangiye kuvuga ko business zose waba ukora utagera kuri ubu bukire aka kanya, ariko byo we yavuze ko atakagombye guterana amagambo n'abafana. Icyambere ari umutima we ndetse n'ibintu azi we ku giti cye. Nyuma yo kwerekana iyi nzu, yari inzu nziza cyane rwose, ifite amasaro 3 nk'uko mubibona ku mafoto, ifite amadushe n'amatoilette bigezweho, ndetse ubona ko rwose ko ari inzu yo mu kire karahabutaka. Uyu Jolly ariko ntiyahwemye kwerekana ko atazashaka umugabo, cyane ko yavuze ko umugabo atari inzozi ze, ariko bikomeza kuvuga ko yaba arabyariye Rugumi Saidi, usibye ko ari ibihuha. Iyi nzu ya Mutesi Jolly uyirebeye inyuma wabona ko ari inzu y'akataraboneka, ndetse ko imeze nk'iy'abasitari bo muri Hollywood, ndetse ko ari iy'umunyamafaranga koko. Uyu Mutesi Jolly bivugwa ko afite ikinombe, ndetse akaba avana essence hanze akayicuruza mu Rwanda. Ikindi akaba ari umufashion, akaba acuruza imyenda igezweho y'amabrand akomeye mu Rwanda ndetse no hanze. Uyu Jolly nanone akaba ahagarariye Miss East Africa, akaba ari we mu mujaji wa mbere ukomeye, ndetse ubona ko ari mu bantu bubashywe. Ariko nanone dukomeje kuri iyi nzu, uyu mukobwa yujuje yakomeje kuvugisha benshi rwose. Ubona ari inzu y'igitangaza, cyane ko n'ibikoresho birimo ubona ko ari ibikoresho bihenze. Ni inzu kandi ifite ibyumba 7 nk'uko mubibona, amasaro 3, amatoilette agezweho, ubona n'amarido rwose ari ay'ubundi bwoko. Intebe zo sinakubwira, igitanda kigezweho, mbese ubona ko ari ahantu heza cyane, utanatinya kuvuga ko yaba ari inzu y'ibwami. Hari amakuru avuga ko ibikoresho byose bigize iyi nzu ya Jolly byose byaba byaraturutse mu Burayi, nta gikoresho cyaba cyaraturutse mu Rwanda cyaba kirimo. Ibyo kandi bihita bivuga ko iyo miliyari bavugaga yubatse iyi nzu ari nyayo ugereranyije n'agaciro k'ibintu biri mu nzu ya Jolly. Andi makuru ariko dukesha abapaparazi bivugwa ko uyu Mutesi Jolly baba bamugirira ishyari, cyane cyane abasireyi queen basireyinga gusa nta kintu bageraho.
ndetse abafana ba Mutesi Jolly batangiye kuvuga ko Alia Cool amugirira ishyari nawe bagendeye ko ahantu hose Mutesi Jolly avuye Alia Cool ahita hikubita. Ibi kandi babivugira ko Alia Cool yaba ari mu munyenga w'urukundo na Rugumi Saidi, ibintu abantu benshi badahwema kuvuga ko yaba yarateye gapapa Mutesi Jolly. Icyatumye abafana bavuga gutyo ni uko uyu Rugumi Saidi yaniflowinze Mutesi Jolly agaflowinga Alia Cool, ndetse ibintu byose Rugumi Saidi yakoraga Mutesi Jolly ubona ko Alia Cool nawe abimukorera, bigendeye ko Alia Cool amafoto ye yose Rugumi Saidi yari postinze, ku buryo iyo ugeze muri konti ya Rugumi Saidi ubona ko wagira ngo ni ya Alia Cool. Ndetse mu bantu Rugumi Saidi aflowinga Alia Cool niwe wenyine, hagakurikiraho business ye, bivuze ko Mutesi Jolly atakimuflowinga. Ni ibintu kandi rwose bigaragara ko Alia Cool ari ugezweho. Ibintu abafana benshi babifashe nabi, ndetse abantu benshi bari bazi ko Alia Cool afite umugabo ndetse n'umwana. Ndetse ikindi abafana bibaza uyu Alia Cool niba yarataye umugabo we w'umu-Nigeria akajya gushaka umunyamafaranga akaba umugabo wa Mutesi Jolly nubwo batandukanye. Ariko nubwo uyu Mutesi Jolly yatandukanye na Rugumi Saidi ubona rwose ko nta kintu yahombye, cyane ko yakuyemo imodoka nziza ndetse n'inzu nziza, bitabaye byo akaba anafite n'amabusiness agiye atandukanye, akaba ari umunyamafaranga nawe. Reka abanyamafaranga bacu ndetse n'abakobwa bacu tubifurize kuryoherwa n'ubuzima. Murakoze kandi mwibagirwa gukanda subscribe.